uri mu isi y'umwijima rero nta byiringiro by'amasezerano Imana yaguhaye uba ufite yuko Imana izasohoza icyo yavuganye nawe. Kubera iki? Wowe urireba ukareba kavukire yawe, ukareba uko ungana, ukareba imyaka ishize utabyara, ukareba ishuri udepoje mu kazi kandi Imana yarakubwiye ngo izaguha akazi, ukareba ishuro usabye imyambaro wambara ubusa uca ku bantu baguseka. Ese isengero zigiye gufungwa koko? Zose zigiye gufungwa? Tubeho mu Rwanda cyangwa se igihugu cyacu kitagira isengero, kidafite urusengero na rumwe? Ibaze ko nawe abyitegereza akareba akabona ntabwo bimeze neza. Mu by'ukuri kugira ngo Mwuka Wera cyangwa se witwa umuntu w'Imana cyangwa se uba umuntu utuye mu isi y'umwuka, nuko utega amatwi, urabanza ugatega amatwi mbere yo kuvuga, mbere yo gusubira. Tubahaye ikaze kuri Team of God TV. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi Uwiteka abishimire mwebwe mudahwema kutwereka yuko mudukurikiye buri munsi uko bwije nuko bukeye. Uyu ni umwanya rero w'ubuhanuzi, ni ukumena amabanga ya Satani. Ushobora kwibaza rero ngo kuri iyi tariki y'uyu munsi ni igiki Imana yamishuriye, ni igiki ngiye kukuganirizaho mu buryo bw'umwuka. Nk'uko bisanzwe rero tujya mu isi y'umwuka, ntako tuba dushaka gukorera mu isi y'umubiri. Mu kumena amabanga ya Satani rero uyu munsi ngiye kukubwira uburyo ki wahaguruka cyangwa se wasohoka mu isi y'umwijima ubundi ukabasha gutuzwa mu isi y'umwuka wera. Iryo ni ibanga ngiye kuguhishurira. Turahishura amabanga menshi kandi ikindi kintu turi buvugeho, sinzi niba warabyumvishije, itorero rya ADEPR ku bakristo baryo, abantu basenga buri munsi cyangwa se abantu bahasengera baba mu makorari, ndagira ngo nkubwire ngo inshingano wawe ufitemo izarizo zose cyangwa se uri n'umukristo, ngira ngo wumvishije amabwiriza mashyashya umuyobozi waryo mukuru yabashije gutangaza, ari we yitwa Ndayizeye Isayi. Biriya bintu benshi babivuzeho kenshi bitandukanye, babivugaho ibintu byinshi bitandukanye, ariko njye sinjya nkunda umuntu uvuga ibintu mu mubiri, byagakwiye kujya bivugwa mu buryo bw'umwuka, kuko iyo urebesheje amaso y'umubiri hari byinshi utamenya ibyiherereye, kuko haba ababitangaje haba babishyizeho hari impamvu baba babishyizeho. Bashobora kuba bitwikiriye imbaraga z'umwuka wera cyangwa se bitwikiriye imbaraga z'umubiri, ariko si byiza kuba umuntu avuga iby'umwuka cyangwa se bariya abantu basohora, kuko basohora ririya tangazo kuko bashumbye ubwoko bw'Imana, ni itorero ry'Imana. Si byiza rero kujya kubijajinga, ubijajinga ukoresheje umubiri. Byaba byiza umuntu wese yumvishije ibintu by'umwuka cyangwa se ibi bintu cyane cyane by'Imana ukabigendamo gakeya, noneho ukabasha kubijajinga ukoresheje imbaraga z'umwuka wera. Rero muri ubwo buryo no muri iyi video nibwo nasenze Imana kugira ngo ibashe kumishurira ni igiki kiri kuba muri ADEPR, ni igiki kiri kubamo imbere. Rero hano kuri Team of God TV nk'uko bisanzwe tuvuga ubutumwa, tubwiriza ubutumwa buri wese. Nta dini cyangwa se itorero dushingiraho, nta na rimwe tuba tubogamiyeho, ahubwo tubogamiye ku buzima bw'abantu barimo bararimbuka, ku buzima bw'abantu batazi Kristo, ku buzima bw'abababaye, ku buzima bw'abantu barushe. Icyo ngicyo nicyo Kristo yaduhamagariye. Niyo mpamvu twebwe tubasha gusenga kugira ngo Imana ibashe kuduhishurira mu buryo bw'umwuka ibiri kubera muri iyi sanzure, kuko ubwenge bwacu hari byinshi buhishwa. Kubera ko umwana w'umuntu cyangwa se Satani iyo ashaka kwerekana ikintu arakirekura nyine akerekana ibyo ashaka kwerekana, ariko twebwe ubwenge bwacu abanje kubumanipira ku buryo hari ibintu byinshi tutabasha kubona. Rero iyo twasenze Imana tugatangirira mu mwuka tukayisaba ikabasha kuza kubana natwe, hari byinshi ibasha kuduhishurira. Kandi muri ibyo hari ibindi bintu abantu barimo bataravugaho rumwe. Umuyobozi wacu w'igihugu ari we perezida wacu nyakubahwa Paul Kagame aherutse gutangaza mu minsi ishize, ndumva iyo video yarabaye ejo cyangwa se yaratangiye gutrending ejo, ubwo yagiraga ikiganiro n'abanyamakuru bakamubaza ku bijyanye n'insengero. Hari ibyo yasubije, ariko ibyo yasubije benshi ntago babivuzeho rumwe, cyane cyane abakristo bagerageza kubisanisha ngo n'igihe cy'imperuka, ngo n'igihe bya bihe byavuzwe ubwo umukristo azatotezwa byasohoye. Ibyo byose nibyo ugiye kumenya ukuri kwabyo, ariko twebwe ntabwo ndi bwibande. Unyemerere niba uri umunyamubiri wigendere, ariko niba uri umunyamwuka, uri umunyamasengesho, ukunda kumva ibintu mu buryo bw'umwuka ndetse ukabasha kubisobanukirwa mu buryo bw'umwuka,
utindane nanjye mbashe kugusobanurira mu buryo bwimbitse. Ibyo byose mbashije kukubwira nibyo tugiye kurebaho, nibwo buhanuzi tugiye kwibandaho kuri iyi tariki y'uyu munsi cyangwa se kuri uyu munsi. Nyemera rero twanzike cyangwa se twinjiremo neza, ariko tubanje gusenga Imana kugira ngo ibashe kudufasha tubane nayo, izitangirane natwe ubundi isozanye natwe, kubera ko twebwe ubwacu ntacyo twabasha kwigezaho. Imana itari kumwe natwe nta kintu twakwigezaho, nta nubwo twavuga ngo byemere. Ariko mbere na mbere turashimira Imana yadukuye ivata mu kanwa ndetse ikadukora ku maso, tukabasha kumenya byinshi byiherereye, tubimenyeshwa n'Umwuka Wera. Yesu yaje kuva mu isi akagenda atadusigiye umufasha ari wo Mwuka Wera. Ndahamya neza ntashidikanya yuko nta kuntu abakristo tuba tubayeho natwe mu mwijima. Ariko ibyo byose nkubwiye n'ibindi nakubwiye bikubiye mu ijambo ry'ubuhanuzi Imana yampaye muri ubu butumwa ndi kwamamaza muri uku kwezi cyangwa se muri aya mezi ari gusoza umwaka. Ubutumwa Imana yampaye bwo kubwira ubwoko bwayo cyangwa se bwo kubwira abantu benshi bicaye mu isi y'umwijima. Niyo mpamvu nta muntu ugifite icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza. Abantu benshi bari gukorera mu isi y'umwijima. Nyemerera rero ubu buhanuzi bw'uyu munsi cyangwa se uyu munsi ubwo ndi busozanye nawe iyi video, tuze gusozanya ariko Imana ibashije kuguhagurutsa mu isi y'umwijima, nawe winjiye mu isi y'abanyamwuka cyangwa se mu isi y'umwuka. Imana ishimwe cyane. Reka ntizimba mu magambo, ubundi mbashe kubanza gusenga Imana kugira ngo ibashe kuzidufashe, ntaba ari jyewe waba ariyo, kandi nawe uri kumva buno buhanuzi ubashe gukurikirana neza. Imana itegura umutima wawe kugira ngo ubashe kumenya byinshi byiherereye, ubyumve mu buryo bw'umwuka, ntubyumve mu buryo bw'umubiri. Uwiteka Imana akwishimire. Imana yo mu ijuru iguhereze umugisha. Buri kimwe cyose ukeneye kuri Kristo kirahari. Njye ntago njya nkunda kubwira abantu ibintu biteye ubwoba, kubera ko Yesu yaje mu isi aje kutumara ubwoba. Yapfiriye njyewe nawe, umukire umukene, umuremure ndetse n'umugufiya. Rero muri Yesu habamo ibyishimo n'umunezero, ntabwo habamo umubabaro. Yesu yaratubabarijwe kirya gihe, arabambwa ku musaraba, aho twabambwaga abakosheje ibisambo n'ibindi byose. Yesu yiyambura ibyubahiro yari afite byose, aremera ajya kubambwa. Mu gihe rero yabambwe, menya yuko niba uri muri Kristo ugomba kuryoherwa nabyo, ntabwo ugomba gusaririrwa n'ijambo ry'Imana. Kubera iki? Nimbikubwira Imana ishimwe cyane, nanjye gufashwa. Reka tubanze dusenga Imana kugira ngo nkuramburire inkuru zose cyangwa se mbashe kukubwira buno buhanuzi. Icyo nkubwira gusa, uyu munsi urihariye, uyu munsi ntusanzwe. Wowe icyo ngusaba gusa nuko wakumva iyi video ukayitangira kugeza isoje, kuko Imana igiye kuguhagurutsa. Ngiye kukumenyera, dore ibanga, ngiye kukwereka ibanga wakoresha ugahaguruka mu isi y'umwijima, ubundi ukabasha kwicara mu isi y'abanyamwuka cyangwa se ugatuzwa mu isi y'abanyamwuka. Nibyo byose bikubiyemo, ibyo byose nkubwiye bikubiyemo muri iyi video, ariko bigamije kugira ngo mbashe gukorana nawe dukoresheje imbaraga z'Umwuka Wera. Imana ibashe kuguhagurutsa mu isi y'umwijima, ubundi gutuze mu isi y'Umwuka Wera, nawe ubashe kubaho unezerewe ubona byinshi, kubera ko ndabizi neza umuntu afite Mwuka Wera arabimenya, kandi ubuzima bwe burahinduka, imibereho yiwe igahinduka. Rero nyemerera Imana igutuza ahantu heza, ahantu h'igitangaza, ahantu hari amahoro, ahantu hari umutekano, ahantu wumva unezerewe, ahantu hataba indwara, ahantu hataba kwambara ubusa. Nubwo tukiri hano muri iyi si, birashoboka ko wagira umunezero, birashoboka ko wagira ibihe byiza, birashoboka ko wakwishima, birashoboka ko ubuzima bwawe bwahinduka, birashoboka ko amateka yawe yahinduka, birashoboka ko Imana yakuganiriza. Ibi bavuga si uko Imana itariho, si uko Imana itagaragara, ahubwo Imana iragaragara. Ahubwo ahantu wicaye ntabwo ariho iri. Wemeye uhitamo kujya mu mwijima, wicara neza mu isi y'umwijima. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Imana yimura ubuzima bwawe, yimura imibereho yawe, yimura umuryango wawe, yimure business yawe, ubundi ubuzima bwawe bwose bubashe gutura mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka ni heza cyane, haba umunezero, haba ibyishimo. Ndakubwiye ngo iyo uri pfubyi urabyibagirwa, iyo uri umupfakazi ntabwo wongera kurira. Yesu yaje kugira ngo yomore inguma ndetse abashe gufasha abantu bababaye, cyane cyane ipfubyi n'abapfakazi. Nawe ufite byinshi ukeneye kuri Kristo, iyo uri mu isi y'umwuka, iyo utuye mu isi y'umwuka, byose bibasha kugenda neza. Nyemerera ngo usengera Imana. Uwiteka Mana, ndagushimye,
ndakubashye ndakunezerewe. Turasenze ngo izi saha uzudushyigikire mwami Imana muri ubu buhanuzi bwawe tugiye gutambutsa. Ntaba ari jyewe mwami, umuntu wese uri kunkurikirana afite ikibazo kimuremereye abashe kugirirwa neza n'ubu buhanuzi bwawe, kandi uganirize buri wese ari uri hanze y'u Rwanda, uri mu Rwanda, umuntu wese yumva ururimi rw'imbaraga z'umwuka wera cyangwa se yumva ururimi rw'ikinyarwanda, uvugane nawe mu izina ryawe gera Kristo, nturobanure. Ngiye guhagarara ahangaha nanjye ngira intyoza yawe data, muzaho ikara ryaka ku munwa, ntaba ari jyewe uvuga ahubwo aba ari wowe uvuga. Ubutware bwawe, ineza yawe, tubone ikimenyetso cy'ibyiza cyane cyane kuba dukurikiye hano kuri Team of God TV, babashe kubaturwa, bakurwe mu isi y'umwijima, ubundi binjizwe mu isi y'umwuka, kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke. Uri mu isi y'umwuka ahorana umunezero, uri mu isi y'umwuka arakwizera, uri mu isi y'umwuka arakwiringira, ariko uri mu isi y'umwijima aba yaratakaje ibyiringiro, ababona isi yaramuhemukiye, ababona nta bundi buzima, akumva ahisemo kwiyahura, akumva ahisemo kwiyanga, akumva ahisemo gukora ibikorwa bibi bigayitse. Mu izina ryawe gera Kristo, ngwino urebe rero buri wese udukurikiye, uvugane nawe kandi umuganirize mu buryo bw'umwuka. Mwami Imana, umenye ibintu byose bimuri imbere bimubabaje, umenye ibimugoye, umenye ibyo Satani mwami yasize imbere yiwe kugira ngo atabasha gusohoka muri iriya si y'umwijima. Ziriya nzugi ubashe kuzifungura, ubagirire neza, ubambike imbaraga zawe mu izina ryawe gera Kristo. Ubwo ndi busoze buno butumwa bwawe, ubwo ndi busoze buno buhanuzi bwawe, buri wese aba abashije gushikira imbaraga zawe z'umwuka wawe wera zidasanzwe, urwaye akire, ufite ibigeragezo byinshi cyane mwami, uwo ngo asubizwemo imbaraga nawe. Ibi byose mbisabye nizeye mpagaze mu butware bwawe Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha rero wowe unkurikiranye hano kuri Team of God TV. Uwiteka kwishimire, imbaraga z'Imana n'icyubahiro cyayo bibashe kukubaho. Ndagira ngo rero dutangire cyangwa se twinjire mw'iri jambo. Ndifuza kubanza kugira ngo mbashe kusobanura iki kintu tuba ari cyo duheraho. Navuze isi y'umwijima, mvuga n'isi y'imbaraga z'umwuka wera, isi y'abanyamwuka, mw'isi y'umwuka, ndongera mvuga mw'isi y'umwijima. Ushobora kuba unkurikiranye utari umunyamwuka cyangwa se utari kumva neza ngo understanding runo rurimi ndi kuvugamo. Iyo mvuze isi y'umwuka cyangwa se isi y'umwijima, abanyamasengesho babasha kunyumva, cyangwa se abantu bakijijwe babasha kunyumva, cyangwa se abanyamwuka babasha kunyumva. Ariko ushobora kuba unkurikiranye utari umunyamwuka. Ndabanza ngusobanurire ibiranga umuntu, reka mbanze ngusobanurire ibiranga umuntu uri mu isi y'umwijima, noneho nze gusoza nanone ngusobanurira ibintu biranga umuntu uri mu isi y'umwuka, umuntu utuye mu isi y'umwuka. Ndakubwira ibibi by'umuntu uba mu isi y'umwijima, nkubwire n'ibyiza by'umuntu uba mu isi y'umwuka, kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ubu buhanuzi Imana yampaye, kugira ngo wumve nawe, niwumva ubukeneye, niwumva bikureba, nta kindi ndi bugusabe. Uranyemerera ku musozo w'iyi video ndasoza nsengera abantu, ndasoza nkwaturiraho amagambo y'Imana, ndasoza nkubwira byinshi cyane cyane nkwaturiraho nguhagurutsa muri iyo si y'umwijima, ubundi ubasha kwicara mu isi y'abanyamwuka. Erega uyu mwuka ntawe ujya kuwugura nko ku isoko. Ninkubwira ngo ntawe ujya kuwugura, ntabwo ugendera kuri kavukire, umwuka ntabwo ugendera ku wundi muntu uwo ari we wese. Ndagira ngo nkubwire ngo uko waba umeze kose, kavukire yawe, aho utuye, ibyo ukora ndetse n'ibyo uvuga ibyo ari byo byose, wateye ikirenge ukaza kuri Kristo, umwuka wera abasha kukuzaho nawe upfa kuba wemera Yesu Kristo. Nta kindi kintu Yesu adusaba, ni ukumwemera nk'umwami n'umukiza gusa. Rero mbaye nkwibiye ibanga, numara gusobanukirwa rwose unyemerere nkurambureho ibiganza cyangwa se mbashe kugusengera Imana. Njyewe rero tugiye kubana hano, nubwo ntari nivuze kandi kwivuga ni umuco mwiza w'Abanyarwanda nk'abantu tugiye kuganira kugira ngo tujye tumenyana. Nitwa Prophet Alex. Iyi ngiyi ni Team of God TV. Iyi ni channel yanyu, ntabwo ari yanjye, ni y'abantu mwese. Niyo waba ufite ubuhamya ushaka kudusangiza, ufite ijambo ry'Imana ushaka kutubwira, ufite ubuhanuzi, ufite inama se watugira, nukuri ni karibu tuguhaye ikaze hano kuri Team of God TV. Uramutse udukeneye, nimero yacu iba yanditse muri description, ubashije gusoma neza ukajya aho ngaho bandika titre y'iki kiganiro ugasoma neza, hasi ku mpera haba hariho nimero yacu, aho wabasha kutwandikira ukatubwira niba ari ubuhamya cyangwa se niba ari ubuhanuzi ushaka kutugezaho, cyangwa se niba hari inama ushaka kugira abandi bantu. Ariko hano ntabwo tujya tuvuga y'ibintu
bitafite aho bihuriye n'iby'Imana, kugira ngo turuhure imitima y'abantu. Uwo ni wo muhamagaro wacu hano kuri Team of God TV. Nibyo ngibyo twibandaho. Uwiteka Imana guha umugisha rero wowe unkurikiranye. Imana ikwishimire kandi Imana yo mu ijuru iguhereze byose. Rero ndagira ngo dutangire. Ndagira mbanze ngusobanurire ibintu biranga umuntu uri mu isi, ibintu biranga umuntu uri mu isi y'umwijima. Mu by'ukuri iyo mvuze isi y'umwijima, wowe unteze amatwi cyangwa se wowe uri kunyumva, kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza, ushobora kuba uri kunyumva ufite ibibazo cyangwa se ufite ibigeragezo, ariko tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, tukiri mu isi dufite ibintu byinshi bituremereye, ibintu byinshi bitubuza gusingira Kristo, ibintu byinshi bitubuza amahoro. Ndagira ngo nkubwire ngo muri urwo rugero nshobora gutanga harimo ipfubyi, harimo abapfakazi, harimo ingumba zitabyara, harimo abantu. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu wese uri muri situasiyo itari nziza, ndagira ngo nkubwire ngo uwo muntu iyo atishimye, iyo ari mu isi y'umwijima, adatuye mu isi y'umwuka, abona isi yamurangiranye, mu by'ukuri utakaza ibyiringiro, ubona yuko ubuzima bwawe bwarangiye, ubona yuko mu isi cyangwa se nta wundi munezero, nta bundi buzima bwo kubaho neza. Ari igihe uhura n'ikibazo cyangwa se uri mu kigeragezo ukabona nta byiringiro, ukabona nta gacuko kuba watabarwa, wowe ukabona nta nzira ihari. Ariko ndagira ngo ngusobanurire neza, umuntu uri mu isi y'umwijima, iyo yambaye ubusa nta cyizere ajya agira yuko azambara. Umuntu uri mu isi y'umwijima yizera neza yuko niba wambaye ubusa nta myambaro ufite, wumva neza yuko niba abantu baragutaye, baragusize, abantu bose bakwanga, wumva ko nta cyiza uzigera ubona, wumva yuko uri uwo kurimbuka, uri uwo gupfa ukiheba, ndetse ugasenga n'amasengesho, ya masengesho atagera ku Mana, ya yandi yuzuye amaganya, ya yandi atarimo umunezero, ya yandi atarimo ibyishimo, ya masengesho usengana amarira, ya masengesho usengana ibibazo, ukumva rwose, ukumva wowe ubwawe ahantu uri, ukumva ibigeragezo urimo, ukumva ni ibikwica, ntabwo uzigera ubibanaho, ntabwo uzigera ubaho. Mu by'ukuri umuntu uri mu isi y'umwijima, Imana iramubwira ngo nzaguha urubyaro, aho kugira ngo abirebere muri spirit, yumve yuko Imana izamuhereza urubyaro, ngasome n'ibyanditswe by'ibitangaza Imana yakoze, kuko si wowe wenyine Imana yabibibwiye, ntabwo ari wowe wenyine yabihaye urubyaro. Umaze imyaka myinshi utabyara, cyangwa se umaze imyaka myinshi ushatse, nubwo abantu baba baravuze amagambo, nubwo waba umugabo yaba yarabiguhoye cyangwa se umugore yarabiguhoye, nubwo isi yose imiryango yawe yaba yarakuvuyeho kubera ikigeragezo, bitewe naho wicaye, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo bisobanuye ko Imana idakora. Ubundi Imana ntawe uyisuzumira mu myaka cyangwa se mu mezi, Imana uyisuzumira ku ijambo, utumbera umusaraba ukareba icyo yakubwiye, kuko isaha y'Imana ntabwo ariyo saha y'abantu. Igihe iyo kigeze Imana irakora. Abantu benshi rero batinda, bajya barambirwa n'igihe cy'Imana, bakabyitiranya n'uko Imana itavuze ku buzima bwabo. Iyo uri mu isi y'umwijima rero, nta byiringiro by'amasezerano Imana yaguhaye uba ufite yuko Imana izasohoza icyo yavuganye nawe. Kubera iki? Wowe urireba, ukareba kavukire yawe, ukareba uko ungana, ukareba imyaka ishize utabyara, ukareba inshuro udepoje mu kazi kandi Imana yarakubwiye ngo izaguha akazi, ukareba inshuro usabye imyambaro, wambara ubusa uca ku bantu baguseka, ukareba, mbese ureba ubunini bw'ikigeragezo. Iyo uri mu isi y'umwijima, ubunini bw'ikigeragezo buragupfuka kurusha uko wareba ubunini bw'imbaraga z'Imana zakubwiye yuko zizakugirira neza. Ibyo ni ibintu muri make ngerageje gusobanura gakeya. Ibyo ni ibintu biranga umuntu udafite ibyiringiro by'ejo hazaza, cyangwa se ibyo ni ibintu biranga umuntu utuye mu isi y'umwijima. Umuntu utuye mu isi y'umwijima, nanone reka nongereho ikindi cya kabiri. Iyo utuye mu isi y'umwijima, utangira kubona abantu bavuga Imana, ukabona ni abasazi, ukumva barasaze, ukabona rwose ni abantu batize, ni abantu badakwiye kuba basa neza. Njya ngira ikibazo cyane iyo ngiriwe amahirwe yo kuganira n'abantu batandukanye, cyane cyane harimo urubyiruko.
bajya batangara iyo babonye ndi gukora ikintu icyo ari cyo cyose nkoze nkabanza gusenga, kubera ko ngendera ku mahame y'umwuka kurusha kugendera ku mahame y'umubiri. Muri iyi si wakwizera umwana w'umuntu akagutenguha, buri kimwe cyose wakizera kikagutenguha, n'ibyo ucuruza byose ukabibura. Ndagira ngo nkubwire ngo n'ababyeyi wababura, n'akazi wakabura, na diplome yawe wakoreye imyaka n'imyaka ushobora kuyiga ukayibura. Buri kimwe cyose wari ufite wizeye wiringiye hano kuri iyi si ufiteho amaboko ushaka kugiga ukakibura. Ariko nshuti y'Imana, wowe nkurikiranye, wowe uri kundeba, hari ikintu nabonye kitajya gisaza iyo wakizeye ukakiringira, ndetse kitajya kiva ku buzima bwawe ndetse no ku mibereho yawe. Iyo wiringiye Kristo ukaba ubitse ibanga ry'Imana cyangwa se ubitse isezerano ry'Imana, ntabwo risaza, yiraririnda, ntabwo rijya rigwa ingese uko byagenda kose. kandi ikiza cyayo yo yishakira inzira, ntabwo biba ngombwa yuko igisha inama abandi bantu cyangwa se ngo ishakishe inzira ahandi hantu izishakishiriza mu bantu. No, nubwo umugisha wawe ushobora guturuka mu bantu, umuntu ashobora kunyuzwamo umugisha wawe ariko yumvishije ijwi ry'Imana, ari Imana imukoresheje. Ntabwo rero ibyiringiro ufite ku bintu cyangwa se ku gihe cyangwa se ku masaha, ntabwo ari byo bizaguhesha isezerano ryawe. Ushobora gucira bugufi y'abantu ukabapfukamira pe, ukabubaha, ukubaha na boss wawe mu kazi, icyo akubwiye buri kimwe cyose ukagikora, ariko igihe kimwe cyazagera akabona yaguhaze akakwirukana mu kazi. Rero Imana ni Imana nyine, ni Imana ya yindi yo ukosa hahandi wiyanduje, hahandi abantu bose bakwanze. Ndagira ngo nkumare n'impungenge wowe nkurikiranye. Hari abantu benshi mujya muterwa ubwoba, bakababwira ngo wowe mugacirirwaho iteka, ngo urarimbutse kubera ko uri umunyacyaha runaka, akanakimeshoninga. Rimwe na rimwe akakubwira ngo genda akijijwe ntabwo nakwicarana nawe, bakagutera ubwoba. Mu by'ukuri ukumva yuko nawe wageze kure, Imana itagikorana nawe, Imana itanakwemera. Rero ndagira ngo nkumare impungenge, guhera uyu munsi kuri iyi tariki uri uw'agaciro imbere y'Imana. Nubwo ibyaha byawe byaba bitukura tukutuku, Imana niyo nabonye iyo twayikoshereje. Mu gihe umwana w'umuntu acaginga umujinya, akazana uburakari bwinshi kuri wowe kugira ngo akwereke ko yababaye, Imana iyo ntabwo ijya igaragaza uburakari bwayo iyo twayikoshereje, ahubwo ihora iduhamagara, iduteza amatwi, basiteze kugira ngo yumve yuko warira, kugira ngo yumve yuko wataka, idutega amatwi. Kandi iyo wakosheje, iyo wiyanduje, iyo kabyara, iraza ikaguhisha. Kuko niwibuka neza, ubwo Adamu na Eva bari bamaze gukosereza Imana muri Edeni, bari bamaze gucumura, Satani yari amaze kubacumuza, amaze kubashuka, bamaze gukora icyaha. Bumvishije imirindi y'Uwiteka bariruka, kuko bumvaga yuko Imana igiye kubarimbura ikabagirira nabi. Mu by'ukuri Bibiliya itubwira ko bari bambaye ubusa. Kwambara ubusa ni iki? Uzarebe iyo ukoze icyaha utuye mu isi y'umwijima, nta wundi mutima uba ufite ukwemeza yuko wakoze icyo cyaha, ikikubwira ko wageze kure, watuye mu isi y'umwijima. Ahubwo uhora wumva abantu bose bakwanga, uhora wumva umuntu wese ukujeho aje kukugirira nabi. Ntabwo wumva yuko umuntu ukujeho binashoboka yuko aje guhisha ubwo bwambure bw'icyaha cyawe, aje kukubwira inzira ushobora gucamo kugira ngo ubashe gusohoka mu iyo si y'umwijima. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu rero gitangaje Imana yakoreye Adamu na Eva. Yarabahamagaye, Adamu aritaba aravuga ngo nihishe hano, arangira Imana aho yishe. Imana yerekanye ikimenyetso, kuba Imana yarebesha umutima mwiza Adamu na Eva, kuba Imana yabwira neza Adamu na Eva, ntabwo byari bihagije. Ahubwo Imana mu bintu byayo ikoresha ibimenyetso. Kubera iki? Yaremye umuntu bitayitunguye, yarabirebye neza, iravuga ngo nkwiye kurema umuntu akaza neza asa nanjye mu ishusho yanjye, nkamuhereza agaciro karenze izindi nyamaswa zose ziri hano muri iyi si. Imana ishimwe cyane. Ndumva ntangiye gufashwa. Rero Imana yafashe ikimenyetso, yica umwana w'intama kugira ngo imukureho uruhu, ikenyeze Adamu na Eva, ihishe ubwambure bwabo. Ntabwo yigeze ibagirira nabi. Nawe rero iyo uri mu isi y'umwuka, nta mutima uba ufite ukwemeza ibyaha, uba ubona uri uwo gupfa
utari uwo gukira. Iyo uri mu isi y'umwijima ubona warapfuye kera, ariko ndagira ngo nkubwire ngo muri wowe niba uzi yuko wifata nkaho byarangiye, niba uzi yuko wifata nkaho uri kuri etape ya nyuma utegereje urupfu, ndagira ngo nkubwire ngo nuhaguruka ukemera ko Kristo ariho ari umwami n'umukiza ku buzima bwawe, uratuzwa mu isi y'umwuka, ibyiringiro watakaje byongere bihagurukane n'igiti gishyashya cyongera gitohe ku ishami ryatemwe ku buzima bwawe. Nimbikubwira ntabwo uri bubyumve, reka kugira ngo unyumve neza. Iyo uri mu isi y'umwijima, iyo uhombye wacuruzaga, abantu bakubahaga, ugatangira kubona banke zigutereje cyamunara, ugatangira kubona uri gukora utuzi nawe tuguhemba amafaranga atabasha no kuguhaza ku munsi kandi ufite umuryango, ugatangira kubona abana bawe bigaga mu bigo bihenze, ugatangira kubona bitangiye kunanirana, mbese ubuzima bwihindukije, aho ngaho utangira kumva neza yuko utakaje ibyiringiro, ukumva amahirwe yawe yararangiye. Kandi reka nkubwire, Satani icyo gihe ahita atangira kugukwega, akakubwira ngo erega niba warukijijwe, agatangira kukubwira ibyo waziririzaga ugatangira kubizirura. Niba utanywaga inzoga ugatangira kuzinywa, niba utagambanaga ugatangira kugambana, mbese ugatangira kwirwanirira kugira ngo urebe yuko byibuze nubwo wabura ijuru ariko isi yo wayibona ukayibaho neza. Imana ishimwe cyane. Icyo narindi kugusobanurira ibintu biranga umuntu uri mu isi y'umwijima. Iyo utuye mu isi y'umwijima urwara kanseri, wakumva abantu barimo baratanga ubuhamya ngo Imana yankijije kansa, ukavuga ngo ibyo ngibyo na amabeshyo, ibyo ngibyo nukugira ngo mwishakire ababakurikirana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo mbere yo kugira ngo ibyo byose ubijudginge cyangwa se ureke kubyizera, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari ubu ngubu gusa Yesu yabakoze, nta nubwo ari nawe wa mbere. Na mbere yarakoze, akora ibitangaza birenze n'ibyo ngibyo ufite. Nkunda kuvuga ngo Imana yagize ubushobozi bwo kurema umuntu ibifite na pièce de rechange y'umubiri wiwe. Umwana w'umuntu ashobora kubura pièce de rechange y'umubiri wawe bitewe n'ikibazo ufite cyangwa se n'ikigeragezo ufite, ariko gutinda kwawe mu buribwe cyangwa se gutinda mu isi y'umwijima ukagabanya kwizera, ugategereza Imana ukayibura, ntabwo ikibazo kiri kuri Kristo, nta nubwo ikibazo kiri ku Mana. Mu by'ukuri ikibazo kiri mu kwizera kwawe. Wizeye imbaraga zingana iki? Nyuma yuko ugiye mu bapfumu bikanga, nyuma yuko wizeye amaboko y'abana b'abantu bikanga, nyuma yuko ugiye kwa muganga mu Bushinwa no mu Buhinde hose bikanga bakaguhakanira, ubwo ntiwumva yuko hari izindi mbaraga z'Imana zigira ngo zikwiyereke, zikora igitangaza ku buzima bwawe, bityo nawe ujye guhamya Kristo afite icyo yagukoreye. Kubera iki? Waravuze ngo mpora numva Imana yaragiriye neza abandi, ariko njyewe ntabwo irangirira neza. Uyu munsi kuri iyi tariki ya none, igihe cyose wahindura imitekerereze n'intebe wicayeho, Imana yanyeganyeza ikintu kikurimo cyangwa se umusozi ukurimo, uburemere bw'ikigeragezo kikurimo, ukabasha kubona byose biyoyoka, kuko ntabwo ari wowe wa mbere Imana yabikijije uburwayi bukomeye, nta nubwo ari wowe wa mbere Imana yabihaye urubyaro bose barategereje imyaka myinshi bikanga, nta nubwo ari wowe wa mbere Imana yabigaburiye, ntabwo ari wowe wa mbere Imana yaba ihaye ubuzima bushya nyuma yuko wakwitwa ipfubyi, ntabwo ari wowe wa mbere. Gusa icyo usabwa, wicaye hehe, muri mu yihe pozisiyo? Washimye kwicara mu isi y'umwijima? Mu isi y'umwijima nta wizera, urarwara ntujya ukira. Mu isi y'umwijima iyo urwaye wumva neza ntabwo ubyiyumvisha, ugerageza kurwanisha amafaranga kugeza igihe nayo agushiriyeho, ugerageza gushakisha ibitaro bihenze hano kuri iyi si, ugerageza gushakisha imiti ya kinyarwanda mu bapfu n'ahandi hose ukagerageza. Kubera iki? Utuye mu isi y'umwijima. Ndagira ngo rero twimuke gatoya nkubwire ibimenyetso biranga umuntu utuye mu isi y'umwuka. Twebwe abanyamwuka, ariho nicaye nanjye, ariho navukiye muri Kristo, nemera cyangwa se nanashimira n'Imana yampaye kuba navukira mu isi y'umwuka. Iyo nza kuvukira mu isi
mu isi y'umubiri ubu mba afite ibindi bintu cyangwa se mfite ibikomere, kuko mu isi y'umubiri umuntu akomerekerayo rwose. Hari abaza bavirirana imitima cyangwa se abandi bavirirana ku mubiri, warakomerekejwe, warabuze byinshi, ariho hahandi ubona ibintu byose bikuyobeye ukavuga ngo nge narahombye, reka njye kuri Kristo basi ninapfa nzabona ijuru. Nyamara icyo nkubwira, kuri Yesu haba ibintu byose. Abanyamwuka rero bafite ubuzima babayeho butandukanye, nubwo butagaragara inyuma, bugaragarira undi muntu wese uri mu mwuka. Ikintu cya mbere mu isi y'umwuka, tugira amahoro n'umunezero n'umutekano, nta byacitse. Urasoma kuri social media ukumva umuntu yavangiye waravuze ngo isi yarangiye, ngo abantu bagiye kurimbuka, ndetse hari n'ibijya bibasha kumbabaza nkabitekerezaho cyane. Hari n'abajya bameshoninga umunsi n'igihe n'isaha bakavuga n'amatariki ngo isi yarangiye. Isi nirangira, ndakubwiye ngo nta mwana w'umuntu uzabigiramo uruhare mu kubitangaza, maze ngo n'abapfuye bari kuzimu bazabimenya. Nta muntu uzashyiraho, nta muntu uzaganirizwa ku giti cyiwe ngo abwirwe ngo isi yarangiye, ngo genda ubwire abantu aba ari wabitangaza, kuko izi saha ngewe shobora kumenya. Ndagira ngo mwandastandinge kano kantu wowe nkurikiranye. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi Uwiteka kwishimire. Ndagira ngo ubashe gusobanukirwa neza dukoresheje zino mbaraga z'umwuka wera. Umuntu aratangaje ngo isi igiye kurangira, kandi abitangarije nk'ahangaha kuri Team of God TV. Nimba itangariza kwiyica no ya Team of God TV, ntabwo abantu bose bari bunyumve, kubera ko nta nubwo bose bumva ururimi ndi kuvuga. Niyo mpamvu mwubwira kugira ngo ubashe gusobanukirwa iby'Imana mu buryo bw'umwuka. Umuntu akicara kuri kamera rwose akiyandagaza bitewe n'icyo ashaka n'inyungu ashaka runaka, ukumva aravuze ngo itariki iyi n'iyi u Rwanda ruzarimbuka, cyangwa se mu Rwanda hazaba ibi ngibi, agakura imitima abandi bantu, akabakura imitima, ariko akirengagiza ko niba ari Imana koko yamutumye. Imana ishaka kuvuga, ibwira bose abatuye isi, abazungu, abirabura, abumva ikinyarwanda n'abatumva ikinyarwanda, ijwi ry'Imana bararyumva. Mu by'ukuri aratangaje kandi avuze yuko ari Imana imutumye, ariko avugiye kuri channel ya Team of God TV. Abantu bose ntabwo bakurikirana channel yanjye. Hari abadakunda ibivuga Imana, hari abadakunda ubuhanuzi, bakikundira iby'iyi si nyine bino bitrendinga bigira ute. Buri wese afite ibintu abakunda bitandukanye, ariko umuntu akiyandagaza akicara hano kuri Team of God TV agatangaza inkuru, akayita inkuru rusange, ndetse akarenzaho akanabyita ubuhanuzi, akanavuga yuko impanda igiye kuba. Ni kenshi twarabyumvishe, hari abanyamahanga babitangaje, abandi nabo mu gihugu cyacu bakabitangaza ngo igihe iki n'iki hazaba ibi n'ibi. Ariko wibuke, niba ari Imana yabigutumye kuko, yagakwiriye kukwicarika ahantu ijwi ryawe ryumvikana, ndetse ikaguha n'ururimi rwo kubivugamo, ku buryo buri wese ari buze kubisobanukirwa. Sinzi niba ubyumvishije. Rero bisobanuye impanda nijya kuvuga, nta mwana w'umuntu uzabigiramo uruhare. Twebwe aho tuzaba turi twese tuzabimenya mu mitima yacu, ndetse n'abasinziriye n'abapfuye, abacu twabuze, bazabimenya yuko Kristo yagarutse gutora itorero, ndetse azavuga mu rurimi rumwe bwumvwe na buri wese. Ariyo mpamvu Imana yije kugukiza ikintu cyananiranye, ikagukura mu isi y'umwijima ikagushyira mu isi y'umwuka, ikagutuza mu isi y'umwuka. Hari urundi rurimi rusange ruvugirwayo, kubera iki? Imana iyo ivuze urabyumva. Iyo urwaye, Imana yaravuze ku burwayi bwawe yuko uzakira, urabyumva, uba ufite ibyiringiro, nka bya bindi Shaduraka na Meshake bari bafite igihe bari bari mu itanura ry'umuriro. Levo sinini yavu destar tokere levo mini destar. Imana ishimwe cyane. Mu isi y'umwuka iyo turiyo twebwe cyangwa se utuyeyo, nakubwiye ngo ikintu cya mbere turangwa nacyo ni amahoro.
kugira amahoro tuba dufite ntabwo aba aturuka ku mafaranga, ntabwo aba aturuka ku mashuri twize cyangwa se utuzi dufite. Ibyo byose nubwo twaba tubifite tubifata nk'inyongera. Amahoro tuba dufite ni ya mahoro Kristo yahaye abantu ubwo yabambwaga ku musaraba, ni ya mahoro yatanze ubwo yatangaga urubyaro kuri Hana, ni ya mahoro Yesu Kristo yatanze ubwo yageraga kwa Yayiro akahakora igitangaza. Amahoro tugira ni ya mahoro yadusigiye atubwira ngo mbasigiye umufasha ari wo Mwuka Wera. Ayo niyo mahoro. Rero iyo utuye mu isi y'umwuka, ibintu bije nk'ibyo ngibyo, ubuhanuzi bw'ibinyoma, Imana ibasha kugusobanurira ikaguhereza ukuri kwa nyako k'ubwo buhanuzi. Ntubashe kugenda nk'abantu b'impumyi cyangwa se nk'abantu badakanura, kubera ko Imana iba yaragukoze ku maso. Uwiteka Imana aguhe umugisha kandi Imana ikwishimire. Nyemerera dukomeze, nturambirwe. Ubu ngubu nibwo tugeze aho biryoshye kuri iyi video cyangwa se kuri iyi minota ubashije kugeraho, nibwo ugeze ahantu noneho haryoshye tugiye gusenga Imana neza, noneho twishimye kandi tunezerewe. Ariyo mpamvu ngira ngo unyemerere gatoya, untize umwanya mutoya, tubanze dusome mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ndagira ngo dusome igice cyaho cya 8, duhere ku murongo wawo wa 12. Uwiteka Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo twumve buno buhanuzi bwa Yesu, uko Yesu yavuze we ubwe ibyo yivugiye ku bintu bijyanye n'imbaraga z'umwijima ndetse n'imbaraga z'Umwuka Wera. Ari byo navuze, kuhaguruka cyangwa se kukumenera amabanga ashobora gutuma ubasha gusohoka mu isi y'umwijima ukabasha gutura mu isi y'abanyamwuka cyangwa se mu mucyo wera wa Kristo. Imana ishimwe cyane. Tugira ibyiringiro nubwo turi mu isi, nubwo twapfa, nubwo byagenda gute, tuba tubizi neza ko tuzanesherezwa n'Imana cyangwa se Imana ikabasha kudutabara. Ndagira ngo dusome umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ni umucyo w'isi. Umurongo wa 12 haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati, ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Uyu ni Yesu yabivuze. Ibi bintu yabihishuriye Yohana hano mu butumwa bwiza. Yesu yaravuze ngo ninjye mucyo w'isi, unkurikira ngo nubwo yagera mu mwijima ntabwo azigera yoba uko byagenda kose. Ndibaza none utangiye gusobanukirwa umucyo icyo ari cyo. Ubu ngubu ushobora ukibaza ngo byagenda gute kugira ngo njyewe nanjye mbashe gukurikira Kristo. Ushobora kuba wari ufite icyo kibazo. Ndagira ngo nkubwire ngo Umwuka Wera yakorera muri wowe. Mbere yuko hari ibintu bibi bitugeraho twebwe abanyamwuka, Imana ibasha kubitwereka ndetse bigasanga duhagaze muri pozisiyo nziza yo kwitegura ibigeragezo, yo kwitegura amakuba ndetse n'ibyago. Ndetse Imana ntabwo iguhereza kubibona gusa, iguhereza n'imbaraga zibasha kubinesha. Ushobora kwibaza ati, ni iyihe mpamvu maze igihe nsenga ariko nkakora ibishoboka byose sinigere numva ijwi ry'Imana cyangwa se Imana inkoresha? Hari ibintu byinshi bisabwa. Yesu kugira ngo yitwe umutware cyangwa se ahinduke igihangange, hari byinshi yakoreye ku musaraba. Kugira ngo aneshe Satani, hari byinshi yakoreye ku musaraba. Wowe rero hari ikintu dusabwa twebwe abana b'Imana turi hano muri iyi si, twebwe twemera Kristo. Kuko kwemera gukurikira Kristo ntabwo bihagije gusa, kuko ushobora kumukurikira ariko ukamukurikirana ya myanda ntiwemere kuyirekura ngo uyishyire hasi. Mu by'ukuri ushobora kureka ibyaha ugakiranuka ukagira uti, ariko Umwuka Wera ntature muri wowe. Ibi ni ibintu benshi utabasha gusobanukirwa ukimara kubyumva muri iyi saha, ntubashe kubyumva neza cyangwa se ngo ubisobanukirwe. Ndagira ngo nkubwire ibanga ushobora gukoresha kugira ngo Kristo azature muri wowe, agendane nawe, ndetse ubashe guhagurutswa mu isi y'umwijima, utuzwe iteka mu isi y'imbaraga z'Umwuka Wera. Utandukane n'umubabaro, ugira ibyiringiro, nawe uhabwe gutegeka igihe cyose ukiri hano muri iyi si. Ubashe gutegeka, utegeke ibigeragezo, utegeke Satani. Icyambere ni ugutega amatwi mbere yo kuvuga. Cyane cyane Imana ikunda umuntu yumva abantu bababaye, ukababarana nabo. Aribyo bigiye guhita bitwinjiza mu kindi cyiciro
nakubwiye abayobozi bacu cyangwa se perezida wacu yavuze ati isengero ahubwo abaye ari njyewe nazifunga. Isengero, ese isengero zigiye gufungwa koko? Zose zigiye gufungwa. Tubeho mu Rwanda cyangwa se igihugu cyacu kitagira isengero, kidafite urusengero na rumwe. Ibaze ko nawe abyitegereza akareba akabona ntabwo bimeze neza. Mu by'ukuri kugira ngo Mwuka Wera cyangwa se witwa umuntu w'Imana cyangwa se uba umuntu utuye mu isi y'umwuka, nuko utega amatwi, urabanza ugatega amatwi mbere yo kuvuga, mbere yo gusubiza, kandi wasubiza kandi wavuga ukavugira hasi ntuvugire hejuru, ugasubizanya neza n'urukundo. Ntacyo bitwaye kuba umuntu we wamuvomaho amazi mabi maze ubundi wowe ukamuhereza amazi meza. Nta kuvuga ubutumwa burenze ubwo ngubwo, cyane cyane kumva abababaye. Mbere yo kugira ngo usubize banza wumve, kandi tega amatwi cyane buri wese utarobanura. Tega amatwi cyane cyane abantu bababaye, abantu bashonje, abantu bashavuye. Umuntu wese umutega amatwi, wa wundi ubona abantu bose bamaze kwihunza, wa wundi ubona abantu bose barimo baracira urubanza, wa wundi ubona isi yatatse, wa wundi ubona nyine ameze nabi handi abantu bose bamwihungije kubera imyanda, kubera uburyo ameze, kubera situation arimo. Wowe gerageza mwumve, mutega amatwi. Icyo ngicyo nicyo kiranga umuntu utuye mu isi y'umwuka. Imana ishimwe cyane, kubera ko Yesu nta kindi kintu akimara gupfa byarashobokaga yuko amaze kuzuka, byarashobokaga yuko azukana uburakari bwinshi cyane, ariko Yesu ntabwo yigeze azukana uburakari. Reka twongere dusome uyu murongo ugaragara mu iki gitabo cy'umuhanuzi Mika. Ndagira ngo dusome muri Mika igice cyawo cya 7 umurongo wawo wa 8 twumve uburyo havuga. Ndagira ngo dusome, ariko unyemerere duhere kuri uyu murongo wawo wa 7 wumve uyu muhanuzi uburyo yabivuzeho ku bintu bijyanye no kuba waba mu isi y'umwuka, no kuba wakwiringira Imana cyangwa se ugakorera Imana. Ntabwo mbizi niba ibi bintu kuva video yatangira wanyumvishije wowe twatangiranye cyangwa se twatangira duhora dusengana hano kuri Team of God TV. Uwiteka Imana guha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ikwishimire, iguhereze byose wifuza. Ndagira ngo unyemerere dusomere ijambo twumve icyo Kristo avuga, cyangwa se twumve uyu muhanuzi Imana yamukoze ku maso. Yitwa Mika, ari mu bahanuzi batoya babayeho, ariko nawe hari icyo Imana yamubwiye, cyangwa se hari ubuhanuzi Imana yanyujije muri we. Nyemera rero nawe uyu munsi Imana igukore ku maso. Igice cyawo ni cya 7 umurongo wa 7 aranditse ngo ariko njyeweho nzahora mu maso, ariko njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana impagakiza, Imana yanjye izanyumvira. Umurongo wa 8 ariho ngira ngo wumve neza, haravuga ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima, Uwiteka azambera umucyo. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane, we yarabihamije ngo wa mwanzi wanjye winyishima hejuru, ningwa nzabyuka. Uko bimeze kose, uwo muntu uri gusuzugura, uwo muntu uri kwanga gutega amatwi bitewe naho uri, kubera iki? Uri umukozi w'Imana. Abakozi b'Imana ariyo mpamvu ubona amadini ndetse n'amatorero hamamo ibibazo Satani yinjiyemo, kugeza ubwo n'abantu badasenga batunga y'amaso yabo bakabasha kubona ibintu byihishemo, kuko buryo iyo urebye mu gihuru nijoro ntushobora kubura ikiruru usangamo. Ndagira ngo nkubwire ngo nta mwuka ukirimo, barawimuye. Urukundo bararufashe barusimbuza urukundo rw'ibintu, no kwigwizaho amavewiti, no kwigwizaho amazu meza, no kugira ngo abana babo biga ahantu heza. Ntabwo bakireba, kuko urabona ubuyobozi bwite bwacu bw'igihugu cyacu. Ntabwo njya nanuzura n'abantu batera amabuye ubuyobozi bwacu bw'igihugu cyacu, cyangwa se bagafatanya n'aba bantu barwanya igihugu cyacu, bano twita ibigarasha baba hanze, bitwikira amakosa bakoze hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bagashaka guharabika ubuyobozi bwacu, bakavuga yuko kuba isengero ziri gufungwa, kuba umusaza yavuga perezida wacu yavuga yuko isengero ntacyo zimaze zigafungwa, bakashaka kubisanisha n'ubuyobozi bubi. Ahubwo je navuga yuko ni Imana yakoze ku maso
kubera ari uhedinze, ari uyoboye abaturage, imukora ku maso imwereka yuko nubwo yubaka igihugu hari ahandi hantu kiri gusenyukira kandi hihishe batabasha kubona. Unyemerere wowe, ntabwo nzi wowe unkurikiranye, ushobora kuza kuntera amabuye, ariko ntegereje igitekerezo cyawe muri komenti. Wihangane nawe ubashe kubishyira muri komenti, rwose nuhejwe nawe uvuga ukuri kubyumva. Ufite itorero uteraniramo, ufite itorero usengeramo, mu by'ukuri ni amatorero make, nubwo atari yose, ni amatorero makeya abasha kwandastandinga cyangwa se kumva ubuzima bw'umukristo ngo bamenye atahaha. Umukristo kubera ubutumwa wamubwirije n'umutima yari afite uremerewe, ushobora kumubwiriza ijambo akumva arafashijwe, na ya 500 yari afite yo kubarira akaza akayiguha kuko wamwijeje neza udashidikanya, kubera amaze igihe mu isi y'umwijima. Ageze ahantu mubwiye ibya Kristo, dore ko muri nyoza kubivuga neza kurenza ngewe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo byose bizagaragara ku munsi w'imperuka, ubwo twese tuzaba tugeze imbere y'Imana, nibwo tuzagororerwa. Ingororano zacu ntago ziri hano muri iyi si. None akaguhereza ayo make yari afite, no wowe ntunarebye, aguciye imbere, yambaye imyenda yacitse, yagize ute, ariko kubera ubutumwa wamaze kumwinjizamo bumwemeje yuko agomba kubona amahoro, ariko atanze na cya gihumbi yaragiye kurarira. Ari wowe nshuti y'Imana, ari wowe ureberera ubuzima bw'abaturage, ari wowe uyoboye igihugu, ukabona bimeze bityo, urubaka igihugu, urafasha umuturage, ugafasha abatishoboye, ukabubakira, nta kintu n'iki ngiki udakora, ariko ukabona umuntu yitwikiriye iby'iyobokamana arimo aragerageza gusahura twa tundi wahaye abaturage, ashaka kutwikubira. Ubundi ntibibaho. Ni gute umuntu ukorera Imana? Erekana business kora business, ariko ikindi nanone niba ushumbye itorero, business ufite wahamagariwe kuvuga ubutumwa mu buryo bw'umwuka, ariko no mu buryo bw'umubiri wagakwiriye kuvuga ubutumwa. Ndabyemera ushobora kubuvuga ubutumwa, nanashimira bamwe babikora, ntabwo na mentioninga itorero, ariko hari amatorero n'amacacizi amwe abikora akabikora neza. Reka nkubwire, nubwo waba ubuzima ubayeho buhenze, utabukura mu itorero ushumbye cyangwa se mu itorero uyoboye, wagakwiye gutekereza, ugatekereza ubuzima bwabo uyoboye cyangwa se bwabo ubwirije. Ese kubwiriza umuntu ukamubwira ngo Yesu aratabara kandi yambaye ubusa, uri kumubwira iby'umwuka, kandi wowe iwawe ufite amafaranga yanamugurira n'ibaro y'umwenda, ukamuhindurira ubuzima, n'ubundi business zawe zigakomeza. Mu by'ukuri ntabwo gusenga ari ukugenda gutyo mu mwuka, gutyo, kuko umwuka, ndagira ngo nkubwire ngo umwuka ubasha kujya mu mubiri muzima cyangwa se muri roho nzima. Niyo mpamvu uzakunda kubona hari ahantu muri Bibiliya handitse ngo twishakire amazi tuyahunike, ayo tuzanywa no mu minsi mibi, ayo tuzanywa. Niyo mpamvu buriya iyo warwaye cyangwa se uri mu bigeragezo, ntabwo ubasha gusenga neza. Gusenga kwawe ni nonaha wishimye unezerewe. Harya wowe, ndagaruka ku mushumba cyangwa se wowe aho itorero rusengera, pasiteri wawe iyo agusengeye urwaye, cyangwa se akagusengera waba uraye, cyangwa se akagusengera wambaye ubusa, iyo usohotse uragenda ugatoragura ya myenda. Ndagira ngo nkubwire ngo gusenga, iyo uri mu isi y'umwuka, isi y'umwuka ibasha kukwereka aho ugomba kuba n'aho utagomba kuba. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko idini cyangwa itorero usengeramo ntabwo ari byo bizatuma uhabwa ubwami bw'ijuru. Ubwami bw'ijuru uzabuhabwa no kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Niyo mpamvu benshi bicaye ku kigirwamana, cyangwa se bicaye ahantu bumva ngo bari mu itorero rivuga Imana, mu itorero rimeze neza, mu itorero rya mbere ku isi, kugeza ubwo n'umushumba wawe umuramya ukamupfukamira, ariko urabizi neza ujyura nayo kwishyura inzu, urabizi wambaye ubusa, urabizi ugira ute, ntiwamuhamagara ngo umubwire ikibazo. Byose ni ugusenga gusa. Hari ibintu bidakemukira mu mwuka, ahubwo ibyinshi byose bikemukira mu buryo bw'umubiri.
Imana ishimwe cyane. Niba uri umushumba, niba uri umuntu ukijijwe cyangwa se uri umukristo, niba uzi yuko wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kugira ngo urisivinge imbaraga z'Imana, kugira ngo wakire imbaraga zidasanzwe z'umwuka wera, kugira ngo Yesu akorere muri wowe, kugira ngo aguhagurutse mu isi y'umwijima agutuze mu isi y'abanyamwuka, nuko nawe ugira urukundo. Banza wirememo urukundo, ugirire impuhwe abababaye, ndetse utega amatwi buri wese, wivugira hejuru. Wivugira hejuru. Umukristo nyamukristo ntabwo yicara ngo yumve yuko atasangirira ku meza amwe n'umukozi we. Umukristo mwese mutwara ibitabo, bamwe muri n'abadiyakoni, abandi muri n'abaririmbi, muri n'abavuga butumwa, ariko kubera yuko nguzi yuko hari ukuntu hanze bakuzi, umwana wahamagaye mu cyaro ngaza gutekera gukoropere, ni wakwicarana nawe ku meza. Ese ubwo usibye ko mutandastandinga, iyo Satana kurimo n'ubwenge burahunga, kubera yuko iry'Imana ikurimo iguhereza ubwenge. Umuntu wabashije kugutegurira iryo funguro akaba ari warishyira ku meza, ukaba wanze ko mwicarana ku meza, ubwo igihenze ni iki? Igihenze ni iki? Yariteguye, ariko we ubwe ntabwo mwakwicarana ku meza ngari, uramujyana mu gikoni aba ari hajya kurira iyo kure aho utabona. Ubwo wumve ngo nibwo butwari, wumve ngo nicyo Kristo yapfiriye. Yesu ntabwo yapfiriye ibyo. Yesu yapfiriye abantu bafite urukundo, Yesu yapfiriye abantu bafite umutima ufasha, Yesu yapfiriye abantu bihangana, Yesu yapfiriye abantu banga ibyaha, Yesu yapfiriye abantu badakiranirwa. Niyo mpamvu nkubwira ngo igihe kirageze kugeza ubwo n'umupagani areba n'umuntu udasenga, areba akabona ibintu bibera mu isengero ni ibintu bikabije. Imana ishimwe cyane. Imana rero iri gukoresha abayobozi bacu b'igihugu, Imana iri gukoresha ubuyobozi bwacu, hari byinshi barimo barabona. Ejo hari umunyamakuru, ndagira ngo mpite nanabyinjiramo ngusobanurire mu buryo bw'umwuka. Nakubwiye ngo ibyinshi tuzatubisobanura mu buryo bw'umwuka. Hari umunyamakuru yamubajije, aramubwira ngo isengero harimo abazivuguruye, bashyiraho n'amafaranga, bagira ute kugira ngo mubashe kubakomorera. Inshuti mwene data, wowe uri kunyumva, ndibwirira umukristo uri kunyumva unteze amatwi, ntabwo ari ukubagumura cyangwa se ukugira uti. Iryo torero ryawe urisengeremo, ariko unarisengeremo wibaza, ureba, wisuzuma uwo uriwe, ureba viziyo yawe cyane cyane mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Mu by'ukuri umuyobozi, Perezida wacu yarasubiza aravuga ngo ahubwo iyaba byashobokaga n'izisigaye ngewe nazifunga, kuko iyo ndebye ibintu bibera mu madini n'amatorero mbona ari uburyarya, mbona ari ubujura, mbona ari iki. Kubera iki? Nta kindi kiberamo, ararwana n'ibibazo by'abanyarwanda, kububakira, kubateza imbere n'ibindi byose, ariko abandi bari mu itorero bo bakumva yuko yaza bya bindi yatanze bigashaka kwikubirwa n'umuntu umwe yitwaje Bibiliya. Kubera iki se? Ntabibona se? Ibyo ngibyo iyo urebye neza ubuzima bw'umukristo ukareba n'ubuzima bw'ushumbye, mu by'ukuri ubonamo difference. Ni bakeya, n'abashumba nabwo nabivuze si bose, ariko ni bake muri iyi video ikurikira. Ntabwo tuzigera duhisha, muri video izakurikiraho wihangane niba udukurikirana uze gukanda subscribe. Muri video izakurikira tuzameshoninga abashumba bigaragara mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri bagerageza kwita ku buzima bw'umukristo. Itorero nahitamo, nduhitamo itorero nasengeramo, umuntu najya inyuma nkavuga ati amavuta yiwe ndayizera. Ibyo ngibyo byose uzabasha kubikurikirana muri video izakurikira iyi ngiyi hano kuri Team of God TV. Upfa kuba gusa udukurikira, tuzagukorera urutonde rutari bakeya, kuko nanone ntabwo ari bose babasha kurya cyangwa se kurya ubuzima bw'intama babashije kuyobora. Hari abavuga ngo reka twite ku bantu tuyoboye, tureba abababaye, dutega amatwi, nta kwizamura ngo bishyiriye hejuru, kuko Kristo yapfiriye abantu, cyane cyane atega amatwi abantu boroheze. Wowe uri muri situation y'uburwayi, niyo mpamvu ngira ngo mbonereho umwanya wo kugutangariza uyu munsi. Haguruka mu isi y'umwijima, Imana igutuze mu isi y'umwuka. Yesu arakumva.
papa na mama wawe bashobora kuba batarakumvishije, ntabwo bakumvishije, abavandimwe baragutaye bitewe n'ibigeragezo urimo. Ndagira ngo nkubwire ngo nta musozi n'uyu nguyu uko waba ureshya kose Imana itabasha kukumanuraho. Yesu arakumva, mubwire iherere. Wibwire abantu, hari ibyo abana b'abantu badashoboye, hari ibyo babona bagufashije wahita ubarenga, hari ibyo ni byinshi cyane byatuma abana b'abantu batagufasha. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi guhera iyi tariki ya none iherere ubwire Yesu arakumva. Nukuri yumva abababaye, kandi nubwo utakumva ijwi ryiwe burya yicecekera yakumvishije. Kandi igihe kijya kibasha gukura umuntu mu masezerano, kigatuma ubasha gutezuka ku nshingano ukananirwa gutegereza. Shaduraka na Meshake babwiye Nebukadinezari baramubwira ngo naho Imana yacu itadukiza. Bari bamaramaje bizeye cyane, baravuga ngo naho Imana yacu itadukiza, twebwe ntabwo turi bupfukamire kigera kigirwamana cyawe gikozwe mu izahabu. Ariko byarangiye Imana ihagararanye nabo mu bibazo, ihagararanye nabo mu bigeragezo, ihagararanye nabo mu makuba. Ndagira ngo nkubwire ngo rero wowe ubwo burwayi, wowe uri kunyumva urwaye aho uherereye hose, ubwo burwayi uhagararanye na Kristo niba wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndagira ngo nkubwire ngo uko kwambara ubusa kwawe uhagararanye na Yesu. Ibyo bibazo urimo kuguterezwa cyamunara, ibyo bigeragezo, ayo marira uri kurira, kubura urubyaro muri ubwo bugumba bwawe, ntabwo uri wenyine. Ntibizagutere kure icyo wamenye. Yesu yaguhaye isezerano yuko azagutabara. Niba utarigeze wumva n'irindi jwi kuva wavuka, uyu munsi nguhaye ijwi ry'Imana. Imana igiye kugukuraho ubwo burwayi, Imana igiye kugukuraho ubwo bushomeri, Imana igiye kukwambika. Imana ifite inzira nyinshi yacamo kugira ngo itange urubyaro ku buzima bwawe. Igihe umaze usuzugurwa mu mpera z'uyu mwaka, hari ibintu byinshi birangiye ku buzima bwawe, hari ibintu byinshi Imana ishyizeho iherezo ku buzima bwawe. Wowe icyo usabwa gusa ni ukwizera. Imyaka yabaye myinshi, ariko uyu mwaka, mu mpera z'uyu mwaka, ni uwo gutabarwa kw'abababaye cyangwa se ko abantu barimo bararira kuri uyu munsi cyangwa se kuri iyi saha. Wumviyeho buno buhanuzi hano kuri Team of God TV. Ndagira ngo twimuke gatoya, twimuke tuvuge ku itorero. Iryo torero ngiye ndarivuga kuko nanjye narisengeyemo, ryari itorero ryanjye. Imana ishimwe cyane kuko twese niho twaherewe ubutumwa, ariko ndarizi cyane kandi narivuzemo n'ubutumwa igihe kirekire. Abankurikirana hano kuri Team of God TV baranzi, isengero nyinshi zitandukanye zo muri ADPR ziranzi. Narivuzemo n'ubutumwa igihe kirekire, ariko reka ndivuge. Benshi bavuze ibintu bitandukanye ku mabwiriza mashya aherutse gusohorwa n'ubuyobozi bukuru bwa ADPR, ariko cyane benshi bagarutse ku mabwiriza avuga uburyo akumira umuntu, ngo nta muntu wemerewe kujya muri korali atarize byibuze cyangwa se adafite byibuze amashuri 3 yisumbuye ariyo trokome, byibuze utayafite ngo ntago wemerewe kujya muri korali. Mu by'ukuri ndagira ngo tubyinjiremo mu buryo bw'umwuka, tubashe gusobanura bino bintu. Abantu benshi babisobanura, ariko ntabwo nkunda umuntu usobanura ibintu akabisobanura mu buryo bw'umubiri. Ndagira ngo unyemerere ibi bintu tubisobanure mu buryo bw'umwuka, twifashishije ijambo ry'Imana cyangwa se twifashishije Yesu Kristo. Yesu Kristo yaje mu isi cyane 90% yaje aje gutabara abababaye. Niwumva inkuru za Yesu, umuntu wese yagezeho akamukoraho igitangaza gikomeye, ni abantu bababaye. Yesu ntabwo yigeze agendera ku mashuri cyangwa se n'ibiki. Mu by'ukuri ibyo byose babyita viziyo, bakabyita viziyo y'itorero bitewe n'icyerekezo itorero rishaka kujyamo. Ariko izi saha niba itorero rya ADPR twizera imbaraga z'umwuka wera, ni gute umuntu kujya muri korali bikaba bigiye gusaba amashuri? Kandi nureba neza abantu bize amashuri menshi, kwiga amashuri menshi bitandukanye no kugira impano. Kandi uburirimbyi ni impano, ubundi uburirimbyi ni impano, ni n'umuhamagaro. Kuko kuba umuririmbyi ubwabyo biragora, niho kuvuga ngo wabaye umukozi w'Imana, kuko buriya nawe ni umuvuga butumwa mu bundi buryo. Iyo ngiyo ni impano yiwe. Kumva rero ngo ngazajya ajya muri korali ari uko afite aya mashuri, ari uko agwijije amashuri runaka, ari uko ari kuri level runaka, cyangwa se numvise hari n'ikindi kintu bavuzemo ngo no kuba waba umuhanzi ku giti cyawe ugomba kuba uri hejuru y'imyaka 18. Imana ishimwe cyane. Yesu yatangiye kugirirwa ishyari akimara kubyarwa, akimara kuvuka,
kuko yavukanye imbaraga zidasanzwe. Satani ashaka kugira ngo abashe gucecekesha imbaraga ziwe, kuko Yesu yari agiye gukora ibintu by'ibitangaza. Ngewe rero nshobora kubyara umwana, nkabyara umwana w'igitangaza. Kuki itorero ritama uburenganzira ku mwana wanjye yatangira gukorera Imana, cyangwa se akerekana impano akiri mutoya, Imana igatangira kumukoresha akiri mutoya? Ibyo nabyo nabinenze. Niba bishoboka, cyangwa se umukristo wese uri kunyumva wo mu itorero rya ADEPR, urebesha amaso y'umwuka. Nurebesha amaso y'umwuka, hari byinshi uri bubone mu itorero ryanyu birimo biraba, bikwereka yuko itorero ritakiri inzira yo kugira ngo ubashe gushyika mu ijuru, cyangwa se ushyike ku bwami bw'Imana, ahubwo birakwereka ko itorero ryaba inzira yo kukugusha kugira ngo Yesu ubwo azaza ntuzigere umubona. Iki ni cyo gihe kigeze kugira ngo abantu mutunge ibyanditswe byera, utunge Imana yawe, apana gutunga Imana yanjye. Utunge Imana yawe, ya yindi wasenze, ya yindi yakumviye, ya yindi gukemuriye ibibazo, iyo ngiyo niyo ugomba gutunga. Ntabwo igihe tugezemo ari igihe cyo kugira ngo utunge Imana wasanze mu itorero, cyangwa se ubutumwa wowe ubwawe utasenze Imana ngo ibashe kukuganiriza. Ntabwo iki ari igihe cyo kuvuga ngo tuzabukura mu matorero duteraniramo, cyangwa se mu bashumba badusumbye. Hari izindi nyungu zisigaye zirebwaho. Hari umurongo igihugu cyatanze ku matorero, uwo murongo amatorero agomba kugenderaho, ariko mu by'ukuri amatorero kubwo kudatakaza za nyungu ziri behind inyuma abakristo batazi, bemeye gutakaza ubutumwa kugira ngo basingire bya bindi babona bahisha inyuma, biri inyuma wowe mu Kristo utazi. Ibyo bintu nimbisobanura gutya ntabwo uri kubasha kubyumva, kuko igihugu cyamaze kubona yuko isengero ntacyo zimaze, mu by'ukuri ntacyo zimaze mu iterambere ry'igihugu ndetse n'iterambere ry'abaturage. Kandi no mu buryo bw'umwuka biragaragara, kuko byagakwiriye kuba ibintu tuvuga mu mwuka biva mu mwuka bikajya no mu mubiri. Kuko izi saha uri kunyumva, ntabwo naza ngo mpagarare hano kuri kamera ndi kukubwiriza ndamutse nambaye ubusa, ndamutse ntafite aho kuba, ndibaza uwo mwuka wera naba mfite, iyo Mana naba senga, sinzi uburyo yabinyangamo ku buryo yama kubwiriza nambaye ubusa, kandi bizi neza yuko muri bunseke. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri igihugu gishyiraho amategeko akakaye ku matorero kugira ngo byibuze amatorero agabanuke, kuko ntacyo amaze. Kandi nanjye ndahamanya nabyo, amatorero nta kintu amaze mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, ntacyo amaze. Ahubwo bitorero ni umuntu. Abantu benshi, kuko amatorero asigaye arushanwa kubwiriza mu miririmbire, akarushanwa, bagakora na marketing kugira ngo abantu baze, bakamara umwanya bivuga bo ubwabo, mu gihe ibyo bahamagariwe ni ukumara umwanya uvuga Kristo. Ariko basigaye bamara umwanya bavuga bije y'ibyo bashaka gukora, bije y'imodoka y'umushumba, bije y'amafaranga ugomba gutanga muri ko. Uzakunde kureba, ndagira ngo nkwibira ibanga, itorero usengeramo ubutumwa buvuga iminota mikeya, kuko mufite undi mwanya uri buze kumara mujya kuvuga ku bintu bijyanye n'imisanzu mu makorari, muri za komite babashyizemo. Mufite ibintu muri butindemo nyine, ntabwo mufite umwanya wo gutinda mwiga ijambo ry'Imana. Nubwo atari amatorero yose, munyumve neza, Imana ishimwe cyane. Rero byatumye bashyiraho, ubuyobozi bwacu bushyiraho amategeko akakaye kugira ngo barebe yuko byibuze abanyamatorero bareka kubikurikirana. Ariko aremera akajya kwaka, reka mbabwire, nk'itorero iyo ryatse kredi kujya kwaka inguzanyo muri banke kugira ngo mwubake urusengero mwategetswe na leta, ayo mafaranga azishyurwa nande? Si abaturage. None se urwo rusengero ruzinjije iki? Mbwira, ruzinjiza iki usibye kugira kurenganya abayobozi? Watse inguzanyo kubera yuko bagufungiye, watse inguzanyo kubera yuko bafunze urusengero rwawe, kugira ngo iyo nguzanyo uyatse wizeye yuko nibagufungurira uzagerageza ugakoresha tirike zose zishoboka, abanyetorero bakayatanga, ya nguzanyo ikishyurwa. Ariko se ya nguzanyo watse uhaye ya banke igiye kunguka, ariko se wowe ugiye gucuruza iki muri urwo rusengero? Ugiye gucuruza iki kizatuma ubasha kugira profit?
nibyo leta ishaka ko byumvikana. Rega nituvuga ibintu mu mwuka tujye tunabisobanura mu buryo bw'umubiri. Ugiye gucuruza iki? Mu by'ukuri uri kohereza amahetere ujya ku bitangazamakuru uvuga ngo abandi barabafunguriye we ntibagufunguriye. Ntago ari mu ufitiye abakristo bawe, ahubwo uri gutekereza igihe bamaraga kugufungira bagusabye ibintu birenze kubera yuko utigeze uteganya muri ya maturo ya mbere wafashe, kubera ko utigeze uteganya ngo ejo bizagenda bite, bagusaba ibintu birenze ubushobozi bwawe. Ubona nta hantu ufite ho gukoranyiriza abakristo kugira ngo ubashe kubamenyesha igikorwa kigezweho, kugira ngo ubashe kubabwira ibikurikiye batanga ayo mafaranga. Wowe ubwawe wigira inama na komite ntoya, mujya gufata inguzanyo muri banke, muraza muyashyira yose ku rusengero mu rukoro uko bababwiye, mwohereza amabaruwa kugira ngo babashe kubafungurira. Mubonye babihoreye kubera ko banke yatangiye kubabarira kandi nta handi hantu muri buyakure, mwatangiye kujya mu bitangazamakuru ngo banze kubafungurira. Ugiye gucuruza isukari, ugiye gucuruza umunyu, ugiye gucuruza iki? Tujye twumvikana, twumva ibintu. Wowe nkurikiye ibyo bintu ntabwo ndi kubyumva. Ni igiki nyine agiye gucuruza gituma ajya guharanya? Ese uyu munsi ngewe nsengeye iwanjye nk'uko umusaza yabivugaga, nsengeye iwanjye nkaza hano kuri YouTube nkakurikirana ibiganiro nk'ibi ngibi bivuga ku Mana, nkasenga, nkakizwa, nkakiranuka, ntabwo iryo juru nzaritaha kubera ko ntagiye mu rusengero. Ariko uraca hirya no hino kubera iki? Satani kiza ki? Reka mbivuge gutyo, unyemerere ni byiza cyangwa se ni bibi, ariko Satani ahemba nabi. Satani ahemba nabi. Yaragushutse agushyira ku mugaragaro, uragenda ufata iyo loans, wubaka urwo rusengero, nta nubwo ruzanahindurwa hoteli. Bitewe n'uburyo warwubatsemo bizashoboka yuko uruhindura ukundi kuntu kugira ngo urwo rusengero rwongere rukore. Kuko nta hoteli yajyamo, nta byangombwa baguha, yose uyasizeho ngo abakristo bazaza, kubera ko utemerewe gusengeramo. Wavuze ngo ibyo banegetse nabikoze. Ubwo ni umurimo w'Imana muri kurwanirira, cyangwa none ni inyungu? Uri kureba ukabona Verity yabuze amavuta, yabuze sase, urareba ukabona umwana we yigaga hanze harabura gatoya ngo agaruke, urareba ukabona bya byubahiro wahabwa, ukabona umugani w'umusaza korora no guhinga no kujya kurangura mu Bushinwa, uzi kurutwa n'umuntu uri kujya kwa kredi akajya kurangura mu Bushinwa, ezo yazahura n'umuntu ushonje akamufungurira. Mu by'ukuri rero hari ikintu abanyamadini cyangwa se n'abakristo tugomba kwiga, nubwo ndi kubivuga bisekeje ariko birababaje. Mugomba guhumukaho, mukahaguruka mu isi y'umwijima, mukicara mu isi, mugatuzwa mu isi y'umwuka, mukareba neza ko Satani yamaze gushyira ku mugaragaro abanyamadini bamwe na bamwe babyitiraga, n'abanyamatorero bamwe na bamwe. Insengero nyinshi ntabwo ari hoteli nyinshi, ntabwo sinsina nyinshi uri gutera ngo umunyarwanda ejo azaza kugukorera agira ikintu agira, ahubwo uri gushaka kugwiza isinagogi nziza kugira ngo na twa tundi akorera ku munsi azajya tukuzanira. Icyo kibazo rero ndagisubije abantu bibazaga cyangwa se bari barimo barambaze, se koko isengero zikwiye gufungwa? Ese koko isengero ntacyo zimaze? Mu by'ukuri iyo urebye mu buzima bw'umukristo igisubizo kimwe, mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, isengero ndabivuze zimwe na zimwe ntacyo zimariye umukristo, kubera yuko abakora ibyaha barakomeza kwiyongera. Izo sengero ziragwira zibe nyinshi. None se urubyiruko rurabura kugomeza kwambara ubusa kuri social media? Barabura gukomeza kunywa ibiyobyabwenge se? Barabura gukomeza kwiyahura se? Urubyiruko, ubushomeri burabura gukomeza kwiyongera? Izo niziki nyine? Mugani w'umusaza, nanjye muze kunyandikira muri comment. Isengero nyinshi niziki? Zirakora iki? Niziki? Kuri njyewe nanjye ndabaza niziki izo sengero nyinshi? Ahubwo nanjye nazifunga, buri wese akazasengera mu rugo. Kuko mubyumve neza, nta muyobozi n'uyu mu gihugu cyacu uri kukubuza imyemerere yawe, nta uri kuyikubuza, nta n'uri kuguhagarara hejuru ngo akubwire ngo wemere ibyo yemera. No, arakubwira gumana imyemerere yawe, ahubwo iyo myemerere yawe uyigumane, ariko unakora ibintu biguteza imbere, bikuzamura mu buryo bw'umubiri. Noneho niba iyo myemerere yawe ikuzamura mu buryo bw'umwuka, nayo uyigumane, kubera yuko ntabwo biri kubangamirana. Ariko
wishaka kwerekana yuko ugomba gufungurirwa itorero ryawe, insengero zawe zigomba gufungurirwa n'ibiki kandi urabizi neza ntabwo ugiye gucururizamo kawunga cyane ibiki. Ni ukubwira abantu mu kanya bagatura bakagira ute, ukavuga ngo uri umukozi w'Imana ukagumana ibyo byubahiro kubera iki se? Kubera iki? Rero menya yuko ahari kera ntago ari ubu ngubu. Mukristo uri kunyumva, gukizwa kwawe ni ukujya ku mavi ugasenga, ubundi ugakora ukizera Imana yuko ibyo ukoze iri bubihe umugisha, ikaguteza imbere mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Kuko iki gihe tugezemo ni igihe buri wese agomba kuba maso, kubera yuko Antikristo arashaka amaze igihe akora, kandi n'ahandi ari gukorera mu nsengero. Imana ishimwe cyane, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Rero niba uri mu itorero ryiza rikora ibyo ngibyo sava ni byiza, nanakubwira ngo uhagume, kubera yuko kugira itorero n'umushumba mwiza ni byiza kugira ababashumba. Ariko nanone niba itorero ryawe ryafunzwe, wipanika wikumva ko byagize, gusenga Imana ntabwo ari ukujya hariya ni ukujya kugaragaza imyambaro mu matiku y'amakorari, mu matiku ya za komite, mu muki uriya n'ibiki, mu kwironda, mu kugaragaza ingengabitekerezo n'ibindi. Niho byinshi biba bigiye, kandi ari kwebwe dusenga, ari twe twagahaye abandi urugero, tukagira imvugo nziza itangisha abandi bantu, tukagira urukundo, tugafashanya ndetse tukabasha kuzamuka, ari twebwe byagaturutseho. None aho kugira biduturukeho, ahubwo leta irabasha kureba kuri akaunti yawe ikabona amamiliyoni n'amamiliyoni, kandi ufite abakristo badafite aho kuba, bishwe n'inzara, ugasanga mu kanya n'amaripoti arava mu midugudu asabira ubufasha abaturage kandi basengera mu itorero ryawe. Rero igihe cyarageze, Satani nyine ari kubashyira ku mugaragaro. Ndagushimiye rero we twabanye kuri uyu